Reka nongere mbahe ikaze gusa bitewe nuko hashize iminsi ntahari cyangwa se tutari kurebera hamwe ibikomeje kuba hano hirya, hari ibyabaye ejo, ibyabaye umusibe ejo. Niyo mpamvu ngira ngo ibyinshi tubihurize mu kiganiro kimwe, twongere tugaruke ku murongo aho ibintu bigeze kugira ngo dukomeze kugendana neza. Turaza kugenda tureba ku nkuru nyinshi z'ibimaze iminsi biba, tubihurize mu kiganiro kimwe. Gusa wenda mbere yuko ntangira, reka duhere ku itangazo ryasohotse uyu munsi ku itariki n'ubundi 5 z'uku kwezi turiho, kugira ngo mbone gukomeza kuko ni itangazo risa nk'iririmo ibintu byinshi bigiye binyuranye. Itangazo ryasohotse uyu munsi ni itangazo ryasohoye n'umutwe wa AFC M23, aho ari itangazo ryatangiraga rivuga ngo AFC M23 iramenyesha rubanda ko hari abari gufatirana koroshya ingendo z'abaturage kwa AFC M23, politiki yashyizeho y'ibyerekeranye n'ibicuruzwa ndetse no gukuraho bariyeri mu bice byose birimo ahagiye habohozwa cyangwa se ahabohowe na M23. M23 nuko yatangiye itangazo ivuga ati twakuye bariyeri mu mihanda yose iri muri biriya bice n'ubundi byafashwe na M23, dushyiraho polisi nziza yo kugira ngo ibicuruzwa bibashe kugenda hirya no hino ndetse no kugira ngo abaturage babashe kwisanzura bajya aho bashaka. Ariko hari abafatiranye izo ngamba bashaka kuzifatirana, nibo twita ngo n'abanzi b'amahoro. Atabo banzi b'amahoro bahawe itegeko n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo baze batangire guhungabanya umutekano. Ati nibwo baje kwica abantu bagera mu 10, abene igihugu bacu bagera mu 10. Amategeko ngo bayahawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati abo bagizi ba nabi bahawe amategeko na Kinshasa baje bica abantu 10 bava mu muryango umwe harimo abagore n'abana. Ati ibyo ngibyo babikoze mu ijoro ryo kuwa kane rishyira ku itariki 5 uyu munsi. Bikora mu mujyi cyangwa se mu gace bita ngo ni muri Kanzana, ahitwa muri Nyiragongo, muri teritwari ya Nyiragongo, muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yakomeje kwamagana bino bikorwa by'ubwicanyi. M23 mu itangazo ivuga ko abari kwica abantu cyangwa se abishe abantu 10 bari batumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku gika cya kabiri bakomeje bavuga ngo ibi byaha byateguwe bikayoborwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati byari bigamije kugira ngo banduze izina ryacu AFC M23. Ati iki ni igikorwa cy'ubugwari. Urumva nyine M23 iravuga ati Kongo muri Kinshasa bohereje abagizi ba nabi, abanzi b'amahoro ngo baze bica abantu bagera mu 10 bava mu muryango umwe muri ahantu hose nyine mu bice twafashe, mu mujyi umwe mu bice byafashwe na M23. Ibyo ngibyo ngo biberu kugira ngo Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Tshisekedi bugaragaze ko ngo ahantu hatuye abaturage hafashwe na M23 nta mutekano uhari, ndetse M23 ari iri kubica cyangwa se aho hantu nyine hatarinzwe nta kintu kimwe kizima gihari, kuko byari bimaze kugaragara ko ngo hari umutekano mwinshi cyane ku buryo abaturage banavuga ati tumeze neza kurusha mbere. Ibyo ngibyo nibyo ngo byatangiye gutuma ubutegetsi bwa Tshisekedi butangira kohereza abantu. Ni biri mu itangazo ariko turi kureba hano M23 iravuga ko ibi byose ngo biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu rwego rwo kugira ngo banduze izina rya M23 kari ibi biri inyuma. M23 bya byamaganye byita igikorwa cy'ubugwari. Ndetse mu gika cya gatatu bakomeza bavuga ngo ihuriro ryacu AFC M23 rihaye gasopo ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo zabwo ngo barikeraho gukomeza gukora bino bikorwa by'iterabwoba. Ati ikindi turabasezeranya ko tugiye gufata ingamba zo kugira ngo bino bya biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa tubihagarike, ndetse n'abo ngabo bose babiri inyuma bazabiryozwa. Ndetse ku gika cya kane muri iri tangazo M23 yakomeje ivuga ngo ibi bikorwa by'ubwihebe biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bishobora kubangamira umuhate wose uri gushyirwaho n'imiryango mpuzamahanga mu rwego rwo kugira ngo dushake igisubizo cy'amahoro kuri zino ntambara ziri kuba mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bikaba byanakuraho agahenge kari karashyizweho ko guhagarika urugamba kari karashyizweho natwe M23, tukaba tuvuze ngo duhagaritse intambara kugira ngo habanze hashakirwe ibisubizo mu biganiro n'inzira y'amahoro. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa nibukomeza bino bishobora kuza guhungabanya no kwica amasezerano n'agahenge twe twari twarishyiriyeho ko guhagarika urugamba, ugasanga umuhate wose washyizweho n'imiryango mpuzamahanga ubaye impfabusa. M23 yasoje itangazo ivuga ngo twebwe AFC M23 twamaramaje kurinda abaturage ndetse no kubarengera abaturage cyane cyane b'abasivili, atari nako tunakorera hamwe kugira ngo turebe ko twabona igisubizo cy'amahoro arambye mu gihugu cyacu cya Kongo.
iri mbega urebye n'itangazo M23 niyo mpamvu twari turihereyeho yatangaje uyu munsi ubona ko bababaye cyane babajwe ngo nuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kohereza abantu ngabo yise abanzi b'amahoro ikanabyita ibikorwa by'ubwebe kugira ngo bice abaturage maze bize gushyirwa kuri M23 bagaragaza kantu M23 yafashe nta mutekano ishobora kuba yarindira abaturage cyangwa se ibintu bitameze neza. Gusa M23 isoje ivuga ngo turaza kubifatira ingamba kandi n'ababikoze baraza kubiryozwa. Nanone kandi ku munsi ngira ngo n'umusibo ejo bundi nibwo twari twaganiriye ku byerekeranye n'ukuntu amasezerano Tshisekedi afite yari yaraporopoje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bakorana mu byerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amerika ikaza Tshisekedi akayiha ibirombe iby'ingenzi byose Amerika ikabifata, ariko nayo igakora ibyo ngo ashaka. Ibyo ngibyo byaje gutuma bitewe na ya ntumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se wa mujyanama wa Trump uheruka muri Congo ku itariki 3 ihuriro bita ngo Ramuka. Iri huriro bitaramuka ni ihuriro ubundi ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bwa Tshisekedi cyangwa se ubutegetsi buriho ry'ishyaka ririho. Iri huriro rero ry'amashyaka menshi mu gihugu muri kino gihugu cya Kongo ngo rigizwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaganye umugambi wa Perezida Tshisekedi wo kugirana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi ahanini byongeye gusemburwa n'uko ngo kuwa gatatu cyangwa se hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 Tshisekedi yakiriye intumwa zirimo umujyanama mukuru w'iki gihugu muri Afurika Masad Bolos, uyu ni umujyanama wa Perezida Trump. Nababwiye ibyo baganiriye ku bufatanye bw'ibihugu byombi mu iterambere no mu byerekeranye n'umutekano. Icyo gihe ngira ngo nari babwiye ko uyu mujyanama wa Perezida Trump akimara gusohoka mu nama na Tshisekedi yasohotse avuga ati nishimiye amahirwe nagize yo guhura na Perezida Tshisekedi. Twaganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo iterambere n'umubano wa Amerika na Leta Zunze Ubumwe na Leta ya Kongo ushingiye ku bucuruzi. Noneho kiye kubikomeza cyane uno mujyanama yahise abwira abanyamakuru ngo mwumvishe ibyerekeranye n'amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Tshisekedi yaduporopozaga twe nk'Amerika. Ati twasuzumye icyifuzo cya Kongo kandi twishimiye nishimiye kubatangariza ko njye na Perezida Trump twemeranyije ko inzira ijya mbere yo kuwutegura. Mbega uwo mushinga wo gukorana na Kongo twabyemeranije na Perezida wa Amerika ko uwo mushinga tugiye kuwutegura tugakorana na Kongo. Ahanini ngo Kongo yegereye Amerika mu rwego rwo kugira ngo Kongo ihe hafi ibirombe byayo byose Amerika, ariko Amerika izibafashe kurwanya imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko ubwo ngubwo na M23. Se ngo banabubakira inzego z'umutekano batoza abasirikare ba Kongo ibyerekeranye n'urugamba. Ariko ibyo ngibyo amashyaka ihuriro ry'amashyaka Ramuka bwo ni ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa urihagarariye Prince Epenge kuri uyu wa 4 bukeye bwaho iyo nama yarayihuje umujyanama wa Trump ndetse na Tshisekedi yatangaje ko amasezerano Tshisekedi ashaka kugirana n'ubutegetsi bwa Amerika ameze nko kugurisha umutungo wa Kongo, nyamara hakabaye habaho ubufatanye bufitiye inyungu buri ruhande. Muri make nureba koko ari amasezerano ngira ngo narayabasomeye amasezerano cyangwa se diro Tshisekedi nizari nzandiko nyinshi ya proposaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bakorane. Ubonaga ko Tshisekedi ameze nk'uri gufata igihugu cya Kongo n'ubutunzi bwacyo akavuga ati Amerika mwiyakirire mwitwarire mupfa kunyiza abantu wenda bashobora kubangamira ubutegetsi bwanjye cyangwa se intebe y'ubuyobozi bwanjye. Mbega nta kindi we wabonaga ko yitayeho nk'inyungu z'abaturage, inyungu z'umutungo w'igihugu w'ejo hazaza. Ibyo wabonaga ko muri iriya kontara twarayisomye, wabonaga ko Tshisekedi ibyo bintu atabyitayeho cyane. We icyo akeneye ni ukubona gusa Amerika imwemera ikaza ikamufasha kugira ngo irinde wenda ubuyobozi bwe, ibyo gusa n'inyungu ze rusange. Mpamvu ibyo ngibyo byagiye noneho birakaza ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Baravuga tumeze nk'uri kugurisha cyangwa se gutanga ubutunzi bw'igihugu cya Kongo utarebye ejo hazaza y'igihugu cyacu cyangwa inyungu z'impande zombi, ahubwo uri kureba inyungu zawe ku giti cyawe. Uyu muvugizi w'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi muri Kongo yavuze ngo amabuye y'ingenzi y'igihugu cyacu ashobora gushira kandi ubufatanye bwose bubaho bukwiye kubyitaho. Kubw'ibyago amasezerano Felix Tshisekedi ashaka kugirana n'iki gihugu cyo muri Amerika nta kindi ari cyo keretse kugurisha umutungo w'igihugu cyacu. Abanyekongo ntago tubishaka. Epenge yatangaje ko Tshisekedi yakoze ikosa rikomeye ryo kutubaka igisirikare cya Kongo mu gihe cy'imyaka 5 amaze ku butegetsi, ndetse yakomeje anagaragaza ko kwibwira ko ingabo za Amerika zizamufasha kurinda iki gihugu kubera ko azatanga amabuye y'agaciro ari ukwibeshya.
aba ni inzobere ziba zirebera kure z'abanyekongo zivuga ati kumva ko Amerika igiye kuza kugufasha ngo ihite kurindira ibyo ushaka byose, umutekano wose ushaka, ni ukwibeshya mu gihe wabahaye amabuye yawe. Ndetse yakomeje avuga ati gutanga amabuye y'agaciro kugira ngo uhabwe umutekano ni ikosa rikomeye. Leta ya Felix Tshisekedi itaragize icyo ikora keretse kubyina no kuririmba mu myaka 5 aho guteza imbere politike y'igisirikare n'ingabo, yizera ko umutungo waguranwa uburinzi bw'igisirikare cya Amerika. Iyo magambo yakoresheje avuga. Mbega banone ihuriro ry'amashyaka ryamaganaga ibijyanye na Tshisekedi bavuga ati abaturage ba Kongo ntabwo dushyigikiye ko Tshisekedi ubutunzi bwacu n'amabuye ashobora gushira tubishyira mu biganza bya Amerika. Urumva nyine Amerika nayo kubashyira amabuye y'agaciro mu biganza bahita bakubita babangura nyine vuba vuba bajya guteza imbere igihugu cyabo. Niyo mpamvu bano bavuga ati ari ubundi buryo ibyo bintu byagakozwe apana kumera nk'uri kugurisha igihugu. Turi mu kinyejana cyiza cyane aho ushobora kuba icyo ushaka cyose aho ushaka hose ku isi. Nzi abanyarwanda b'abaganga, ab'inzobere mu buvuzi no mu zindi nzego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada no mu bihugu by'i Burayi. Nanjye nahoze nibaza uko aba babigenje kugeza amenye Triumph Class Limited. Iki ni ikigo gihugura abashaka kuba abaforomo n'abakozi bo muri za laboratoire zo kwa muganga mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Australia, Middle East n'ahandi. Turabahugura kugeza babonye license zo gukorera muri ibyo bihugu, ndetse tukanabahuza n'abakoresha babakeneye. Triumph Class Limited ifite uruhushya rutangwa na Allied Health Professions Council rwo gutanga amasomo ya CPD, tukabaha credits zibafasha kongeresha agaciro licenses zanyu. Triumph Class Limited bahugura kandi abifuza gukora ibizamini by'icyongereza nka TOEFL, IELTS, PTE na OET. Triumph Class Limited ifite abarimu b'inzobere baturuka mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Philippines, Ghana, Kenya, Uganda n'u Rwanda. Niba ushaka gushyira umwuga wawe ku rwego mpuzamahanga, hamagara 0781512814 cyangwa usura urubuga rwa internet wa3triumphclass.com. Ushobora no kwandika email kuri info@triumphclass.com. Nanone kandi hari andi makuru avuga ko ngo guverinoma ya Kongo ndetse n'umutwe n'iri huriro rya AFC M23 ngo bahuriye muri Doha ndetse habaye ibiganiro. Ariko nanone ngo icyumweru gitakino cyumweru tugiye kwinjiramo ngo bikaba byemejwe ko noneho ngo ibindi biganiro bizahuza AFC M23 ndetse ngo n'abahagarariye Kongo cyangwa se n'igihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ubuyobozi bwa Kinshasa, ngo undi muhuro cyangwa se ubundi buhuza buzaba muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo, ngo uwo muhuro ugomba kuba ariko abahagarariye u Burundi nabo bahari, abahagarariye Uganda bahari ndetse n'abahagarariye u Rwanda nabo bahari. Ngo ni umuhuro uzaba iki cyumweru tugiye kwinjiramo. Ubwo bizava muri uwo muhuro nabyo tuzabimenyera hano kuri YouTube channel. Gusa ngo biravuga ko rwose ngo abahagarariye Kongo n'abahagarariye AFC 23 uyu munsi ngo baganiriye rwose muri Doha muri Qatar, nk'igihugu gikomeje gutanga umusanzu mu byerekeranye n'ubuhuza. Ubwo ngo inama izaba icyumweru gitaha u Rwanda ruzaba ruhari, u Burundi buhari na Uganda ihari ndetse na AFC hari na Kongo ihari. Ikindi nanone M23 AFC 23 buriya kuva bafata Kivu y'Amajyaruguru bagafata na Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwihariko buriya abaturage batuye muri ibyo bice byafashwe na AFC 23, ikibazo gisa nkaho cyari kibabangamiye cy'ingenzi ni ibyerekeranye n'uko leta ya Tshisekedi yari yaranze kongera gufungura amabanki. Kurumva serivisi z'amabanki zose ziba zakontororwaga muri Kinshasa, bari barahagaritse serivisi zose zerekeranye n'amabanki. Urumva ari benshi babihomberamo, abaturage kubitsa, kubikuza, business ntabwo biri kugenda neza, amabanki adahari. Bari bamaze igihe rero barwana nabyo. Tshisekedi yari yaranze gufungura banki ziri muri Goma na bino bice byose byafashwe na AFC 23, yari yaranze gufungura amabanki mu rwego rwo kugira nyine agaragaze ko abaturage bari kubabazwa na M23 yabafashe, ariko mu by'ukuri amafaranga nta yabo ndetse uwafunze banki uramwumva. Ibyo rero nibyo byaje gutuma M23 kuko n'ubundi komeza ivuga ngo iri kureba ukuntu abaturage bamera neza kuko n'abari abaturage ba Kongo. Hano yaje gusora itangazo uyu munsi, itangazo ryasohotse uyu munsi ryandikirwa Goma uyu munsi ku itariki muri uku kwezi kwa 4 tariki 5. Ni itangazo ryavugaga riti ati turashaka kumenyesha abaturage bose batuye umujyi wa Goma ndetse n'ahandi hose ko ibikorwa bya banki kuri uyu wa mbere bizafungura ku itariki 7. Nuko ngo ku itariki 7 abaturage batuye muri Goma serivisi za banki zizongera zifungure.
ati ndetse ibyo byose bizaba bikurikiranwa cyangwa se bihagarariwe na AFC M23 ifatanije na Kadeko, banki ya famiye. Bazanye ya systeme yo kubitsa no kubikuza bazanye, ngira ngo twari twavuzeho ya ushobora kuvuga Sadeko cyangwa se Kadeko, ndetse batangira kuvuga ngo ni banki ya famiye yanyu, banki ya famiye yanyu cyangwa se imiryango yanyu niyo banki ubu ngubu tubazaniye n'uburyo bwo kubitsa no kubikuza M23 iyisi ishyiraho. Gusa kuba M23 noneho by'umwihariko ishyizeho systeme yo kubitsa no kubikuza cyangwa se ishinze ibyerekeranye n'amabanki, ubundi ibyo ni ibintu bishyirwaho n'igihugu. Igihugu nicyo kimara kwishyira ku murongo kigashyiraho banki, nicyo gikontora amafaranga y'abantu n'ibice byose. Kuba M23 ishinze icyo twakwita ngo ni banki zayo muri bano baturage, abaturage bagiye kongera kubitsa no kubikuza, urumva niri buze kubiri gukontora n'amafaranga yabo n'ibyerekeranye n'ubutunzi. Abantu benshi bahise babona mu ishusho ivuga ngo ese M23 noneho byeruye kuko iri gushaka gushinga igihugu cyangwa se yamaze gushinga igihugu, kuko yaba umutekano ari kuwa abaturage yashizeho igipolisi cyayo. Kugira ngo murabizi abagenda muri Goma na hari hose yafashwe na M23 yashyizeho igipolisi cyayo, igisirikare cyo kirasanzwe, umutekano barawurinda. Ibi wagiye ubona ukuntu bagarura amashanyarazi n'ibiki, wagiye ubona ukuntu bagenda bimika abayobozi batandukanye, aterato bashize ba guverineri, harato bashize ba vice guverineri n'abandi bayobozi bose M23 igenda yimika aho imaze gufata. None irenzeho ishyizeho na systeme yo kubitsa no kubikuza y'amabanki. Ibyo ni ibintu bikontororwa na leta n'ubukungu bw'abaturage. Hari benshi batangiye kuvuga ngo M23 biriya Tshisekedi ndetse na bimwe mu bihugu by'amahanga bigiye bivuga ngo M23 nire kuri mbundi isubira inyuma, bishobora kuba bitazigera bibaho, kuko bameze nk'aho bari gushyiraho systeme y'ubuzima bwa buri gihugu cyose uko buba bumeze bugenda mu baturage, ku buryo hari abatangiye kuvuga ati ese igihugu cyaba kigiye gushingwa koko cyabo cyangwa cya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se igihugu cya Kivu. Ibyo ntabwo wahita ubyemeza, ni ibintu abantu bibaza bitewe n'ukuntu babona AFC M23 baba bari gushyira ibintu ku murongo, ubuzima wagira ngo nubwo ikindi gihugu icyo ari cyo cyose muri rusange. Ubwo ni ukuvuga ngo kuwa mbere banki ziratangira gukora uburyo bwo kubitsa no kubikuza ku batuye muri Goma. Ubwo ngubwo ni inkuru nziza, ndabizi bari benshi bakurikiye YouTube channel ubwo babyumvishije ko guhera kuwa mbere serivisi z'amabanki ziraza gutangira gukora. Turi kugenda duca mu bintu byinshi byose bimaze iminsi biba, kuko ndabizi guhera umusibe ejo ntago nari imari. Ndagira ngo byose tubinyuremo ibyabaye tubihurize hamwe kugira ngo tubone gukomeza. Noneho ikindi nanone cyatunguye abantu kitari gisanzwe cyangwa se abantu batatekereza ko kiri bushoboke, muri muzi uwitwa Mobutu Sese Seko wayoboye Kongo. Mobutu ngira ngo ni nawe mu perezida ushobora kuba buri muntu wese yumva izina rya kumva ararizi, izina wakoze izina rinini cyane mu baperezida uzwi bitewe wenda n'ibyo yagiye akora cyangwa se ibyo yagiye avuga. Umuhungu wa Mobutu Sese Seko bamwita ngo ni Herve Joseph Mobutu Nzapa. Umuhungu wa Mobutu Sese Seko yagaragaye nawe atangaza mu mashusho yagaragaye yiri wazenguruka avuga ko yamaze kwiyunga kuri AFC M23 bagiye gukorana, ndetse ashyigikiye ibikorwa bikorwa na AFC M23 ari bo bantu be. Cyo nacyo kiba ari ikintu gifite icyo kivuze, kuko kubona umuhungu wahoze ari perezida Mobutu, wenda hari abashimye imiyoborere ye, hari abatarayishimye, ariko mu by'ukuri abo bantu bose yaba abatarayishimye imiyoborere ya papa we baravuga ati umwana ashobora kuba yabonye ko bano ari bo bantu noneho bakora ibirenze ibyo papa we yakoze. Baba batarabashimye imiyoborere ya Mobutu Sese Seko bakaba bavuga ati uyu nguyu noneho byibura ashobora kuba ubwo yiyunze kuri AFC M23 yababonyemo ko bo bashobora kuba bayobora neza kurusha na papa we. Yamaze gutangaza mu mashusho yagaragaye ari kumwe na Corneille Nanga, ni video yifashe ubwo ari kugaragaza ko yavuga mwiringara agaragaza ko ashyigikiye AFC M23 ashaka gukorana nayo, ndetse batangiye gukorana rwose ubona ko ari rwo ruhande ariho. Ni mu gihe nanone n'abandi benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bose bakomeje kugenda bihuza n'iri huriro rya AFC M23 ubona ko barishyigikiye, yaba ari bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu, aba muri diaspora bose ubona ko bavuga ati twe turi nyuma ya AFC M23. Wenda urasa kutubwira muri comment icyo mva bisobanuye kubona umuhungu wa Mobutu Sese Seko nawe ubwe afata icyemezo akajya kwifatanya na AFC M23, akanabikora ubona nezerewe, afata amavideo abishimangira cyane rwose, apana wenda bya bindi umva ngo yarabitangaje gusa.